dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, a life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout the Umugabo se muno yicara mu muhanda. Iki kibazo. Shobora gutuma akicara mu muhanda. Umuhanda wose yicaye wenyine. Asa nk'ufite ibibazo. Asa nk'ufite ibibazo kabisa. Kamwegere yamunyishe. Umwegere abaza ikibazo afite, shobora kuba afite ikibazo gikomeye. be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now Hello? Oh, sorry. None se iki kibazo ufite gishobora gutuma wicara mu muhanda? Uzi ko niba utari hirya nkubona nkabanza kwikanga. Byagenze bite? Ndi kukubaza. Ese bimeze neza? Bishoboka. Ese ko wicaye mu muhanda byagenze bite? Nibyo ushobora gutuma wicara mu muhanda gutya? nari mvuye nuko yaricaye ndi kuruhuka. Kuruhuka. Ukicara hano wenda wakicara hariya mu twatsi cyangwa se ahandi hantu. Ariko kwicara muri kaburimbo biragaragara ko ufite ikibazo. Nta kibazo mbwira, nta kibazo. Nyisanzure tuganire, nta kibazo, sibyo? Mbwira nta kibazo ufite tuganire. Mbwira, byagenze bite? Mbwira nta kibazo, bohoka ngenganiriza, sibyo? Mbwira byagenze bite? Rero umugabo Ni birebire. ushatse wanyihorera. Oya, baseka reka tunicare, sibyo? Kugira ngo nyisanzure wenda harusha kuba naniye. Mbwira ikibazo ufite gishobora gutuma wicara hano mu muhanda. Umuntu ashobora no kuza akabana kugonga. Nitwa Cy'Uburwayi. Nakundanye n'umuhungu igihe kirekire pe. Turakubagana igihe kiragera ntera inda. Aranyihakana. Rero iwacu kuwutengushya ababyeyi, kubyihanganira byarabananiye. Baranyirukana. Nyine mba nabuze uwanjye. Shana ukuri no kwihangana pe. Ndabyumva ufite ibibazo byinshi bikugoye. None se uwo musore yavuze ko umwana atari uwe? Cyangwa se yihakanye ko byagenze? Ntabwo ndi gusobanukirwa neza. Yambwiye ko ntambarane. Okay, nta kibazo. Ihangane, abasore b'imbwa babaho, sibyo? Abantu nk'abo ngabo babaho. Kandi ntiwihebe, ntugire ikibazo icyo ari cyo cyose gishobora gutuma utekereza ikindi kintu, kwikora ikintu kitari cyiza, sibyo? Ndabizi, ndabibona ufite ibibazo byinshi bigugoye, famille yagutereranye, ndetse n'uwo musore asa nkaho yagutereranye ko bigaragara. Ariko ndumva binandinze, muze n'icyo navuga. Ariko imakanya gato ndaje, sibyo? Kuko burya abakire rimwe na rimwe baba bameze nk'abasazi. Zo muri yambazaga iki?
aza kumbaza ubusa nta n'igiciro kijya akazinga imodoka akagenda none na sensa cyangwa desa ngo njye nirindazi uriya mwari rwose yahuye n'ibibazo ariko bigaragara ko ari umwana ufite ikinyabupfura vuba ngomba kumushyira mu rurabo nk'igifuti wenda byibuze byamugarurira icyizere akabona ko hari abantu bake bakimwitayeho kuko niba umuryango wamajije kumuta n'uwo bakundanaga akaba yamutaye yamwihakanye bisa nk'aho ko nta n'icyizere cyo kuba afite ngomba kugenda nkamuha runo rurabo kuko ururabo rusobanura byinshi akabona ko nta kimufitiye amarangamutima yanyemerera nkamukura no ku mihanda cyane cyane ko nanjye nahorerwa n'abakobwa benshi nta n'umwe njya nizera ariko rero ubwo duhuriye mu bibazo ningira amahirwe akanyemerera nzamuhoza amarira nkagenda ngerageza maze rero ubwo ninze se oya kireko no kare runaka umurase nta kintu bikubwira ni indabo ndazikoze iki ese nakoze iki indabo zisobanura nk'umuntu mukuru nawe abitekerezo ukabyibwira ndabizi neza ko uzi icyo ururabo rusobanura kandi si n'ibyo gusa mfite gifuti yawe hano nini yawe ushobora kureba nta kibazo dushyire hasi ntacyo imbere open ni supanete se ni ikanzu bakoze Imana iramugisha aya naho urayikunze se rero first of all reka duhere ku rurabo urabona narwo rusa nkaho rusobanuye byinshi cyane kuruta n'iyi myenda ni ukuvuga ngo usa nkaho nta muntu n'umwe ukikwereka urukundo bitewe n'ukuntu nakubonye n'ukuntu wari wihebye ururabo rero rusobanura urukundo ushobora kwibaza ati se kubera icyo umuntu ambonye bwa mbere yahise nzanira ururabo ni ukuvuga ngo urukundo rwanjye ntabwo rugira impamvu sinzi nanjye impamvu ndi kubikora bino ariko ntekereza ko nta kiba kidafite impamvu that's why naguhaye runo rurabo ndabashimiye cyane mugerageze useke basi rero n'umukobwa mwiza useka neza nta mpamvu yo guhora ubabaye sibyo hanyuma ugeze kumbwira ko nta handi hantu ufite ho kuba ntaho ariko Imana iracyandinze ni byiza cyane ubwo ukizera mu Mana nta Rwanda kiba ngo bikunde ukizera ko Imana iri kumwe nawe nanjye ndasenga ni byiza gusenga
none se tukaza tukajyana mu rugo, okay, ushobora no kuba babishatse bitewe n'ukuntu wabonye, ariko byibuze uvuye ku muhanda, sibyo? Ntabwo bigaragara neza ko ubona wicaye. Ikibazo. Okay, ko twasi nta kibazo. Umeze neza? Kumva umeze neza. Ciao. Uba hano? Aha ni muri wanjye. Muri iyi nzu yose? Ariko nawe hagiye kuba mu rugo nta kibazo. Uba wenyine cyangwa ufite umukono? Ndibana mugeni. Ariko nawe wabishatse nawe wahita mu rugo nta kibazo, bakisanzura. Firatuma wakiriza ikiza uzanira akawanya kandi ntihite. Sorry. Fanta. Nta kibazo ntiwakira, sibyo? Biggest. Sariya ni amarido, ni amashuka. Okay. Akamwakira. Urumva kameze gute se? Okay, ngo nta kibazo. Yose niyo ahora mwishoboye. Cheers. Jesus. Urananiwe? Okay. Nta kibazo noneho. Hanyuma rero nk'uko nabikubwiye ko nshaka ko turushaho kumenyana njye nawe, kuko ndabizi ko ubu ngubu uracyafite igihunga, uri kubona umuntu muwe bwa mbere akakwereka ko akwitayeho bitewe n'uko wenda bo wizeraga baguhemukiye. Ndakumva. Bityo rero niyo mpamvu nashaka ko tuguma hano
ushaka kugenda ukitegura koga ukitunganya ukambara ya gift naguhaye urashaka kureba yambaye ukuntu uraza kuza hanyuma rero dutembere twicara tugiye kuganira sibyo urakoze cyane kubinyemerera tushirihe okay nibagiye kugadishe tunyemere kibakiza umusatsi wanjye wongeye ukaba umusatsi ariko se umuhungu barankunze koko ntwite cyangwa hari ikindi ashaka kuryamana nanjye amara kunyangiza amazi akanshukunya aha kanike kumutekereza ibintu utamenya nzaba ndeba ariko afite umutima mwiza pe kuko abahungu bari hanze babaye inyamaswa ariko ntawe wamenya hari igihe nyine umuntu aba mubi ku giti cye ntabwo ariko bose baba babi uyu mwana w'umukobwa ngomba kumubera ibisubizo pe burya ari mwiza ntabwo nakemera ko yicwa n'agahinda kuko naho naba naniye n'ubundi nabamubabaje na mbere bose ngomba kumubera igisubizo akishima akabona ko afite umuntu muri hafi ku buryo amarira yose yarize ndetse n'abamubabaje yewe n'abambabaje bazatwifuza batakitubonye cyane cyane ko nuriya mwana atwite shakekanye ntabwo ari bubimubwira agomba gukura azi ko ni se nzamufata neza ndabizi n'uzaba impamvu yo kugira ngo mama we akunda nyiyumvemo bityo nanjye nitwe umuntu w'umugabo ngira umuryango kandi byaba abakobwa bagiye bambabaza wanjye bakagenda bakawugira nk'igipapuro ubundi atekereza azamenya agaciro kanjye kuko duhuye mu bihe bigoye sinshidikanya ko azankunda kandi byibuze najya no kumemukira azibuka ko ari aho namukuye igitekerezo kimuvemo ibintu biherukaga kera nta kibazo karibu nta kibazo nayinsoje urasa neza cyane murakoze gasore imyenda wayibonye itese imeze neza irakubereye iyi bambaye neza nawe sure thank you ubona ko nagerageje kujyanisha nawe rero impamvu nahisemo ko uyu munsi wenda nibwo tukimenya ntabwo uramenya cyane ariko ndashaka ko tugira ahantu tugenda tukicara njye nawe kugira ngo turusheho kumenyana sibyo niba hari n'ibyo ushidikanyaho cyangwa n'ibyo ushaka kumenyaho byihariye urusheho kunsobanukirwa sibyo kandi nishimiye kuba ndi kumwe nawe by'agaciro
twagenda nta kibazo. Hari rinete nagushyiriye kabati hasi muri garderobe yawe. Hari n'iwawe mu cyumba cyawe byanjye. Murakoze. Wagenda ukareba filime nanjye ngiye gufata izanjye kugira ngo tuhite tugenda mfate na kwa mama. Sibyo? uyu mukobwa agomba kumukunda no muha agaciro, nkamwitaho nkamugira uwanjye. Kugira impuhwe si ibya buri wese, ubanza ari umugambi w'Imana ariko ibigenza. Ariko ntanjye nabyigiye muri Ganza Films, ko Ganza Films irigisha, harimo amasomo menshi y'ubuzima. Bityo rero birambona muri Ganza Films ngomba kubigira ibya nyabyo, hanyuma uyu mukobwa mu rukundo akwiriye ngamuhoza amarira nkuko nabonye babigenza. Come on, got it. Urasa neza cyane. Abakozi nabo basa neza. Ziri ko n'akadodo kameze neza. Okay. Nyuma rero uriteguye. Okay, twagenda. None se babariye kubaza ibintu byinshi no gushidikanya. Nshaka kubaza, urabona ndatwite. Iyo ushaka uzankunda ukankundira n'umwana n'ukundi, umwana utari uwawe. Ndabikubwira tureba neza mu maso. Nakubwira imiti. Ndagusezeranya. Ndahira imbere yawe ikiganza cyawe. Ndagusezeranya ko nta na rimwe uyu mwana azigera amenya ko nahise kiri kubona bimubwira. Nzamubera se, nzamuba hafi, nzamubera umubyeyi kandi umubyeyi azishima. Yewe n'iwanyu basaga nko baguterera. Ugomba kujya iwanyu kugira ngo Imana ibinabihe n'umugisha. Nkasaba bakakuma byemerera amategeko.
sibyo bityo nawe ukajya ubaho wishimye. Ndagusezeranya kandi wireba sibyo ntabwo umwana asa neza ameze neza sibyo wimubura amarira sibyo ukoranisha gutuma ngira ahangaha abantu bari hano bose bakumva. rega hari ibintu biza mu buzima bwawe ukamera nk'aho uri kurota ukamera nk'aho atari wowe. Ndabyumva ndakumubwira kumva birakureba. yumva mubwira wowe nunyemera ukama amahirwe ukaba umutima wawe nzaguhesha agaciro kandi bara bose basa n'abandi nabona umuntu nkunda njye ndumva ntacyo na kimwe kizamuza kugukunda kandi ntabwo nakanga kuguha umutima wawe mu buzima bwawe. umwana ameze gute Ganza ni ese urabyumva umwana w'amezi atatu sibanjye amezi atatu nta kintu wakumva cyari kare cyari kare until I walk awake. Scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. ihangane akirashe Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? ibyo amasura bishobora kubyoza ndasubije ariko urukundo usigaye ufite ndagukunda urabizi umutima usigara wakuye tugomba gufatanya mu rugo nese ubwo umwana wa munsi igihe ngo mufate yarize yabyanze dore nk'ubu anahise asinze ahubwo bisinze ikibazo afite mu maboko maze igihe numva amaboko ari kunjye wateruye ibikiza byaheze nyine byumva uko bizi
Nazo bimeze. Sinzi mu gihe mufite n'ubwo bimurira sinzi ikibazo ufite mu rugo kabisa. Ndashaka kuzarika muganga ejo bakandeba. Yibare. Kamuka ariko arambabaza cyane sinzi kubera mu hano gutya. Sinzi impamvu sinzi ibyari. Ariko nzajya ejo bandebera ibyari. Karya bishira. Wangiriye neza nakuvira nkamujyana. Ugiye kubura uko ubona wese? Sinzi ndaba n'igihe nini. Ndaje ariko sinzire neza. Ndasinzira. Uraturitse akameza kanjye. Tuzagurana kandi. Geht's neza? Nise gutorera ngo dusangiye. Waretse kunesha umutwe? Oya, Cy'Uburwayi. Mva mbabarira ariko cyangwa ngende ubyigaburire. Ese shiri byagenze gute? Ikintu kibi nakoze se? Ngende ubyigaburire. Bisi byagenze gute? Nyamagambo akirarye. Ndabireka wigaburire. Shiri nse ngo Nise nakoze ikibase mbere ikintu gutwaye. Akira. Nse ikintu kibi nagutwaye. Akira. Akira. Komeza kuntesha umutwe. Umva ntabwo nashaka gukomeza kugumana nawe untesha umutwe nta maboko nta kirumari nta n'ikintu mfasha muri uru rugo. Kandi sange umwana kwa nyirakuru. Nise umubwire. Umva base mubwire. Umva base mubwire. Mwambwira ariko mbwira iki? Basi tuvuga. Nise. Shiri nagutwaye iki koko? Mbiri ikintu nakoze. Naho iby'amaboko byo ibyambaye urabizi, sibyo? Kandi nta muntu uturanye ko ibyago bimuzira. Nabonye bije ndakira. Sibyo? Kandi ibyo byose byabaye turi kumwe. Ntabwo ari amakosa yanjye. Waretse gukomeza kunyitwara uburyo koko. Nakugaburiye wanze kurya. Uri kuntotera amagambo. Ntabwo nanze. Ahubwo urambaza iki rero? Bibi, basi mbaba. Ibyo bya baby bijyane hirya sindi baby wawe. Mbabarira. Mbabarira. Sindi baby wawe. Wakigendera ibyo ngora ntibyarangiye. Nese ndimo ndarota ese ni uri murangura ibintu nk'ibi ngibi. Murangura ibintu nk'ibi ngibi. Ese basi ntabwo wibuka ibihe byashize. Ibihe byashize habaye iki? Ese ko ibyago byawe twabibanyemo nakubaye hafi. Kubera iki nyine ushobora kuma hafi mu bihe nk'ibi. Subiza amaso inyuma wibuke. Wibuke ko nakubaye hafi abandi bose basa nk'abagutaye. Yewe n'abanyamuryango bawe. None ko naje uri yewe na nyogokuru n'uwo ngo nyogokuru w'umwana wacu. Yawe yari yagutaye. Ubwo ni mama wende gushaka kuvuga. None uranaye uramusanze wirengagije ibintu nagukoreye byose. Wanzanye nikoreye. Ntabwo ndakwikoreye. So Njyewe uko nizanye nako ndi bwijyane. Nta kagozi washyizemo. Ese uribuka amagambo wambwiye umunsi mwambika impeta? Ntabwo nyibuka. Urakwambwiye ko uzankunda kugeza upfuye.
Mbese none ahangaha basi wapfuye mbimenye. Wowe bambwiye ko uzankunda kugeza ku mwuka wanjye wa nyuma. urimo urashobora utari hafi. Basi reka urangire ushiremo. Shalom. Nta mwanya afitanye nawe. Waretse kunsiga. Reka ritsange umwana kwa nyirakuru usigara wimenya ntabwo ibinabivamo. Ngo basi ubwo ijambo rya nyuma ngiye kubwira rya nyuma. Umva Shalom turi kumwe. Ese rwara parking. Umva mubwire, umva basi mubwire. Umva. Bye. Umva kura ufungura. Umva mubwire. Ubundi ntabwo umuntu yiturwa neza n'uwo yagiriye. Icyo wakorera umuntu cyose aranga akaguhemukira. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take my... Mana we ibintu nari nkoze ntabwo bibaho. Ntabwo nagenda n'ibintu uyu mugabo yankoreye. Semera mbeho nabi mpangayike ariko mpangayikane nawe kuko nanjye yankuye ahakomeye. Peka ibintu nari nkoze oya reka nsubire mu nzu musabe imbabazi. Imana ifasha mbabarire kuko ndamukomerekeje pe. Like you, be strong to hold the powers of the sun. Rukundo buri gihe mu rukundo ndababara. Buri muntu wese mu nzu arambabaza. Niba niyo ngo yateze ku munota wanjye. Ariko nta kibazo. Mfite umuryango uzanyitaho. Uzamba hafi. Cyara bagomye ko ntacyo ndamwiye. Ndakwinze kubw'amagambo nakuze. Mbabazi. Mbabazi. Ndakwinginze. Musabye imbabazi. Ese basi mbamubaza. Ujye mbabazi. Basi reka mubaze ikibazo kimwe. Kimwe cyonyine basi ukanansubiza. Ese basi waba warigeze unkunda niyo ryaba rimwe basi cyangwa se urankunda? Ndakunda. Ariko urankunda? ari ibintu biza kubyakira bikagorana. Ubuzima bugahinduka uburere ukagira ubwoba. Nese katagiye wabyikururiye nabonye biza. Mbabarira nanjye musabye imbabazi ntibizongere ukundi. Uri bakunda mbese. Mbabarira ndakwinginze ntabwo bizongera ukundi. Mbitekerejeho. Aseka mubaza. Kuki ushobora kugira umutima umeze kuriya kandi ubizi neza ko ibihe yego pe ndabizi none ahangaha mfite ubumuga mbana nabwo nako mfite ubumuga ariko ntabwo ariko urabizi neza ko mugenda rifite amaboko nakubaye hafi. Mvuye hanze maze umwanya mundi kwitekerezaho. Ndebye neza wangiriye ahantu wankuye n'ibyo wankoreye. Ntabwo bihuye n'ibyo nakwituye. Mbabarira ndakwinginze. Ndagarutse ngo tubane mu bibi no mu byiza nzaba mpari iteka ryose. Usabye imbabazi kuba naragize umutima ucitse intege nkakora ibintu nkabiriye. Ndakwinginze ntabwo bizongera. Ibyo nagukoreye byose ubimbabarire.
ndagarutse ngo tubane. Ntabwo uzongera kunsiga. Ko ntakunze. Reka ntabwo ari byiza kugira umutero umuntu wakugiriye neza. Nubwo umeze gutya ariko ndagukunda kandi ndagukunda cyane kuba tutari kumwe byango. I know. Sibyo ndagukunda cyane ko ibintu byose yewe no kubona afite amaboko yanjye ngo ufite mba numva nta kibazo mfite cy'ubuzima. Sibyo ndakubonye basi cyane tuvuga. Banje kubasuhuza abakunzi ba Ganza film, nizere ko mumeze neza. Mubonye episode itambutse Sanyu na Sharon mu buryo byagenze, ukuntu Sharon yafashije Sanyu akamukura mu buzima bukomeye. Sanyu yabona umugabo wamaze kumera nabi, baramuciye amaboko kubera kanseri yaje gusanga arwaye, agashaka kumuta. Ntabwo ari byiza kwibagirwa umuntu wakugiriye neza, ntabwo ari byiza guta umuntu wakugiriye neza ukamuta mu makuba. Ubundi umuntu wakugiriye neza mu mufitanye igihango gikomeye. Kwibagirwa byihuse ntabwo ari byiza kuko ujyana umuvumo. Yaramufashije wowe bamutaye, amufasha wamutenda aramutaye, nta kintu gize amumarira, ariko kuko arwaye akagira ibibazo umugore yashatse kumuta. Rero ahangaha harimo isomo ryo guhereza agaciro umuntu wakugiriye neza, kabe ku gatoya kabe ku kanini, kuko isaha n'isaha ushobora kumuhemukira n'Imana ikaguhemukira. Ni byiza ko duhereza agaciro abantu batugiriye neza, ni byiza ko duhereza agaciro abantu badukuye hakomeye, kuko abantu bafite umutima ni bake, kandi twige no kugira neza. Nimba uhuye n'umuntu witambuka ngo ukomeze ugende utabanje kumenya ikibazo afite, kuko muri ayo masaha ushobora kuba ari we mucunguzi wiwe, ushobora kuba ari wowe uri butuma ari buryo iryo joro, ushobora kuba ari wowe uri butuma abaho yari ari ku munota wa nyuma wo kuba yapfa. Twige kugira umutima mwiza, twige kugira neza, twikirengagiza ibyo duhe nabyo mu muhanda, kandi ikindi twibuke n'abatugiriye neza. Mwakoze, mwike subscribe, share and comment. Bye bye, thank you.